ubu hari indi mvugo y'ababwiriza bigize akarakajya bagaragaza ko mu mwaka wa 2027 ubwo hasigaye igihe kingana iki? Amezi angahe? Amezi 6. Yesu araza. Murabyumva? Hari itsinda ryo mu gace k'iwacu baricaye ari amatsinda abiri. Abayobozi b'iryo tsinda rimwe sinavuga amazina yabo mwahita muyamenya. Batangira gusobanura uburyo mwarimu yataka ariko mwarimu yaraguwe ahora Gutike kintu cyagushimishije ni igikirekanye babwiye. Irani baragiye bubaka inkambi za gisirikare za feke zitarije. Muri kumva bagafata ibifaro n'indege bagashyira nko kuri kilometero 5 by'ibipupe gusa. Murabyumva? Indege za gisirikare z'ibipupe, ibipurizo by'ibipupe bigisa n'ibya gisirikare, maze uko Amerika yazaga ibinyaho n'indege zayo ikabizingura bashegeshe ngo ishenye ibigo bya gisirikare. Kumbe batazi ko intwaro zabo nyinshi zihishe muri metero zirenga 60 zikuzimu. Murimo kubyumva? Bagukosorera abanyamerika ku buryo na n'uyu munsi yo nicaye nkabyibuka nshima Uwiteka nti mwana uracyakomeje kutwongerera igihe cy'imbabazi kuko imigambi y'abari abagome urimo kugenda uyicogoza. Murimo kubyumva? Muramurikira? Bakoze iki rero? Irani yaravuze ati rero twe twarabamenye, reka tuze tubereke ko twabamenye. Tubanza dufata inshuti yanyu Isirayeli nayo yihaye kohereza utuntu tw'utubombe tukwereka ibyo tuyikorera. Bwabwirinzi tubuhindure zero. Murimo kubyumva? Biratangaje ko bakoreshaga amadrone agura 20,000 by'amadolari mu gihe abanyamerika iyo boherezaga, murumva neza, yabaga iri hejuru ya miliyoni y'amadolari. None nibohereza 20, murumva neza? Muramurikira? Kuri 20 abahomba niba nabohereza drone ya make, nabohereza yabyi Amerika irahombeye ku buryo iyi sheki itazigera ipfa kuyizahura. Yibere kugiye tugezemo muraza kumva ubutumwa ndi bubahe Uwiteka yamaye kugira ngo mwebwe mwumve. Bateye Isirayeli, batera muri Arabia Saudite, batera muri Kuwait, batera muri Bahrain, batera muri za Dubai. Ibikorwa by'iterambere by'abanyamerika, ibigo bikomeye bari bafite ibigo by'ubucuruza, amabanki n'iki byose bashyira ku itaka. Murimo kumva? Amerika itangira gusaba imbabazi ati mwaretse tugashyikirana. Barayibwira ngo, murabyumva neza? Umuyobozi w'ikirenga wayotora waramwishe, ari umuhungu we ubimubwira. Je naramusimbuye. Je sinshobora kunegosiya namwe. Murimo kubyumva? Sinshobora kunegosiya namwe uwo mwajyaga mushyikirana munanegosiya mwamaze kumwica, kubw'ibyo mwebwe geta ntacyo dupfana namwe. Amerika birashoboka. Kandi ntabwo twebwe intambara mwadushoyeho, twebwe irahagarara turacyayikomeje. Batakambira Pakistan, tuwakabyara Pakistan, watubabaniye ko bari abisilamu bene wanyu ukajya kudusabira imbabazi. Noneho tukumvika batangira gusaba imbabazi ngo kugira ngo bagenze batera bumvikana. Baravuga ati noneho tujye mu mishyikirano. Mwaba kafiri mwe, ntabwo tugomba kwicarana gutya turebana. Ikizira ntidushobora kuzahurira muri Amerika, ubwo butaka bwanyu buravumwe, ntidushobora kubuza. Turahurira muri Pakistan. Murabyumva? Bahuriyeyo. Abanya-Irani baravuga ati ntitwana bakora no mu ntoke kuko mwebwe nta kizere tubafitiye. Nituri bwicarana mu ntuza no muri sari imwe. Bashyiraho igikuta tukore inama tutarebana. Ahubwo wabugiye gukorana n'umuntu inama bagashyiraho igikuta ukumva ko muzumvikana. Inama yashoje idashoje. Murabyumva? Bamwe barataha abandi barataha. Barangije barongera ruresurana. Kugeza ubwo aya mezi angahe Amerika yari yamaze isaba imbabazi.
buri Irani yari imaze imyaka 40 mu bihano. Ariko umva Irani we urakagabo, bana bashaka kubwira ntuza kira gihugu cya Irani, nagenda ngahera kuri president ukiyobora nkajya kuri ya mukuru w'abisilamu nk'abako umusazi bigeze kumubaza, yigeze kubaza guverineri. Icyo gihe hari habaye inama ahantu bita Ibuhoro, noneho abantu bafite ijambo abana ko bafite ibibazo ni mu bibaze. Baze kubaza abafite ibibazo ngo n'umusazi aramanika, amanitse baramubwira ati reka uwo muntu ntuyurwemo umuha ijambo, uwo ni umusazi. Murimo kumva? Ati uwo ni umusazi, ntabwo ntuzana ntimumuha ijambo kuko ibisazi bye byagangura akavuga ibitari ku murongo. Ntabwo atari ko ni kubera iki muvuga ko umuntu ari umusazi, mwamuretse nawe akabaza ikibazo. Bati ngaho bazi. Abaza guverineri ati none ko bucya bukira buriya amaherezo azaba ya se. Guverineri yari gusubiza cyangwa ari nkayo wazuye ko mbona bucya bukira amaherezo azaba ya. Reka tujye dushima Imana itugirira neza. Muri uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro, ntabwo kiri butwara umwanya munini. Tuganire ku ibihe ibungubu turimo kubona dusoyemo, turimo mfite na bumwe mu nuza mu butumwa ndibuze kubaha kugira ngo muze kubwumva. Rero muri iyi si dutuyemo umuntu yakubaza ikibazo ati none ko tumaze iminsi twigira amateka, ikintu kijyanye n'ubuhanuzi naho tugeze muri ibi bihe bikaba tutazi uko bimeze cyangwa se tutabivugaho, byifashe biti? Si ikibazo yero, si ikibazo. Turajya muri Danieli igice cya 9 umurongo wa 26. Noneho kugira ngo dutangire neza ikigisho cyacu cy'uyu munsi, kuko ndifuza ko ibi bihe turimo tunasohoyemo twaza kuganira, ufata akanya ko kuganira, kuko ni ibihe bidasanzwe, ibihe biheruka amateka y'isi, kandi ibihe abantu dukwiye kuba mu maso kuruta ikindi gihe cyose twabereho n'igihe twizereye. Daniel yari afite ikibazo kuko ibihe abonaga birimo guhita, ingoma y'Abamedi n'Abaperesi yimitswe, bafite isezerano ryo muri Yesaya ribabwira ko nibabona Abamedi n'Abaperesi bagiye ku ngoma igihe cyo gutaha kwabo kizaba cyageze. Murabyumva yemwe? Murimo kubyumva? Noneho Daniel ajya kubaza Imana ati se Mana, igihe tuzatahira ni ryari? Tubwira igihe tuzavira muri ubu buretwa tugataha iwacu. Ubutegetsi bwafashwe mu mwaka wa 539 Yesu ataravuka, mu ntambara yari ikomeye cyane, yari injyana muntu General Kuro yarwanye ashaka kugira ngo atembagaze ubutegetsi bw'i Babuloni. Nuko Abamedi n'Abaperesi bamaze kwima ingoma, Dariyo amaze kujya ku butegetsi Babuloni, biba ngombwa ko umugaragu w'Uwiteka baza ngo se Mana, tuzataha ryari? Ni icyo gihe tuzatahira? Imana rero buriya ni umukozi w'umuhanga, aho kugira ngo imusubize igihe bazatahira, ahubwo igiye kumusubiza imusubiza imirimo izakorwa barageze iwabo, ibidahuje n'ibyo umugaragu w'Uwiteka yari yasabye. Muri ibyo yamubwiye, yamugerekeho n'agaceregeshwa k'ibizaba kugeza kuri Yesu, ukuntu Mesiya azicwa, ukuntu Mesiya azakurwaho, ukuntu azapfa bambwe, hakaboneka isezerano abantu bazambukiranya bava mu rya kera binjira mu rishyashya. Isezerano ry'amaraso, gutangira kw'isezerano, gutangira k'ubutumwa bw'isezerano rishyashya. Amugejeje ku bya Yesu. Murimo kumva? Amaze kumugeza ku bya Yesu, amaze kubimubwira, haboneka ikibazo rero. Ashubijwe ibidahuje n'ibyo yari yasabye. Murimo kumva? Ese agombaga kwicara agatuza ntakomeze kubaza iby'icyo gihe bari basohoyemo? Tugendane neza, munyumve neza muri iki cyigisho. Daniel yarakomeje aratitiriza mu gice cya 10, Imana aramubwiye ati hari icyari kintindije, ahanini natindijwe n'umwami w'Abamedi n'Abaperesi, kugira ngo azatsinde umutima we
mwumvishe ibigomba gukorwa byanyuze kure. Reka tujye dushima Imana ko mu bibaho byose Imana ari umugenga w'ibintu kandi ari isimburanya ibihe, ikahinduranya ibihe, ikongeraho ibindi, ikasimburanya nk'uko padiri ajya avuga ngo nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka. Mu magambo yabwiwe rero ay'ingenzi nakuyemo n'aya ngaya avuga ngo intambara n'ibyago, murimo kubyumva, muri iki gihe cyacu giheruka bizarinda bigeze imperuka. Basorezaho ijambo rikomeye bavuga ngo niko bitegetswe. Ramuro, itegeko, ibyago n'amakuba, ibyago n'intambara bizarinda bigeze imperuka. Ngo niko bigenje bite? Nibiko bitegetswe. Twari twibereye mu mateka, twirebera ibya Aburahamu, tureba ibya Isaka, twinjira mu bya Yakobo, dushoje ibya Yosefu, twahakuye amasomo menshi, twizemo byinshi, tuvuye mu mateka gato. Reka tugaruka mu buhanuzi turebe ngo tugeze he, nibihe bintu bikwiye gukorwa, nibihe myiteguro ikwiriye, kuko ndababwiza ukuri aho isi irimo kugenda yinjira ntabwo ari heza cyane, ntabwo ari heza. Muri Daniyeli igice cya 2, muri Daniyeli igice cya 7, muri Daniyeli igice cya 8, icya 9, icya 11 na 12, aha baratugaragariza imikorere idasanzwe ya Satani ubwo azaba akora ku mugaragaro hano muri iyi si, ajanjagura, amenagura, asiribanga, kunetraliza imbaraga z'abera, kuvanaho amategeko, kuvanaho ibihe. Murimo kubyumva? Ibyo bintu byose ko ari ibintu bizaranga ubu butegetsi cyangwa se iyi ngoma ya nyuma, iyo abana b'Imana dukwiye kwitondera cyane. Byahise uruhande igice cya 10 ku murongo wa 6, kuko twebwe munyumve neza dufite ikibazo cy'uko turi mu bihe dushobora gutungurwa umwanya wari wose, kuko marayika amanitse akaboko ararahira n'ijwi rirenga aravuga ngo ntabwo hazongera kubaho ibihe ukundi. Murimo kubyumva neza? Murumva ngo ntabwo hazongera kubaho ibihe ukundi. Yabwiraga abantu turiho muri iki gihe giheruka atubwira ngo nidushaka twitegure, ntabwo dufite amahirwe nk'ay'abambere. Abo muri Efeso bari bazi ko Simuruna igiye gukurikiraho, abo muri Simuruna bari bazi ko Perugamo iri imbere, abo muri Tuwatira bari bazi ko Sarudi ihari, abo muri Laodikiya uyu munsi turiho nta kindi cyiciro kigomba kudukurikira. Ubwo rero niba tutitonze ngo dusuzume neza mu rwa 2 rw'Abatesalonike, muri Matayo igice cya 24, muraburikira mu rwa 2 rwa Timoteyo, aho hose hagenda hagaragaza ngo dore mu gihe kiheruka uko bizaba bimeze, dore uko abantu bazaba bahagaze, dore mu isi ukuntu bizaba bimeze, dore akavuyo kazaba kamwe, imibanire y'abantu ukuntu izaba iteye, imibanire y'ibihugu ukuntu bizaba bimeze, ubukungu, ibintu byose nta na kimwe ijambo ry'Imana ritigeze rivuga. Kuki Imana rero yaduhaye ibyo ngibyo? Ni ukugira ngo tujye tubisuzumana ubwitonzi. Muranyumva neza? Kuko nibyo tuzareberamo ngo dore umukiza wacu yaje. Imana rishimwe ko yatugeneye isomo ryiza, igitabo cyiza kibumbuye. Mu byahishuro Yohana hagarutse ku mugambi ukomeye cyane, igice cya 12 umurongo wa 9, Satani afitiye abaturage batuye ku isi ni uwo kubarindagiza akabayobya bose. Ibyahishuro igice cya 14, Imana ati nanjye mfite umugambi wanjye n'ubutumwa bwanjye bugomba kubwirwa ku isi yose, ubwo bwise everlasting message, cyangwa se ubutumwa buheruka bugenewe abaturage bo ku isi yose bwo kubakiza. Aturateganya kugira ngo ndimburire abantu bose, nanjye ndateganya kugira ngo abana b'abantu nanjye mbakirize icyarimwe. Murimo kubyumva? Imana, Satani nkabica bose, nkabarindagiza bose, nkabagira nabi bose. Imana ati nanjye ngahaguruka nkabarengera bose. Ubu rero hari imbaraga zirimo gupezanya hano ku isi zikomeye cyane, abantu bagenda babiyoboka uruhande rumwe kugira ngo bafashe urundi kuba rwagera kuri izo ntego zabo. Imana ati ngakiza, Satani nkarimbura. Yohana igice muri Yohana igice cya 8 haravuga ngo n'ubundi cyamuzanye Satani ni ukwica, ni ukurimbura. Murimo kubyumva? Kuko uherekera kose n'ubundi yarasanzwe ari umuki, ari umwicanyi, Ibihe turimo rero nimubona ubwicanyi bwiyongereye,
muzamenye ko ubuhanuzi burimo gusohora. Kandi rya somo twasomye avuga ngo intambara ntabwo ziza zije gutanga ibiryo, intambara ntabwo zija guha abantu ibicuruzwa, intambara ntabwo zizana amazi, ahubwo ziza ari ukwica no kurimbura. Kandi hano batubwiye ngo bizarinda bigeze imperuka, ibyago, amakuba, ingorane, akaga, intambara, mpaka ngo kuko ariko Uwiteka agenje ate ategetse. Indirimbo ya kabiri iravuga ngo ibyerekana kuza kwe birimo kugenda byihuta kuboneka. Byerekana kuza kwande, ntabwo intambara izashira, ntabwo umva amahoro azahora, ngo kereka ibyaha n'urupfu byatsembwe nawe. Mu gihe abanyabyaha batarihana, mu gihe ibyaha bikomeje kwiyongera, ntuzigere utegereza amahoro, ntuzigere utegereza ko intambara zizashira, keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe nawe na Yesu. Mu gihe atarabivanaho, mu gihe ibyaha bigihari, mu gihe imperuka itaragera, abaturage batuye ku isi baracyari mu byago. Yego ibyiringiro gusa umuririmbyi yaravuze ngo tuzabaho iteka mu isi yagizwe nshya, niho tuzabaho iteka. Ariko iyi ngiyi kuko ari icuraburindi, tuzajya tuyigwamo, tuzayiburiramo abacu, tuzayiburiramo ibyacu, tuzayiburiramo. Ngo kudapfa kwakwiye gupfa, ngo dushize agahinda, niyo kuzabaho ku iteka. Nibwo abantu bazabaho bamaze kugezwa mu isi nshya iyo Uwiteka aringanirijwe. Mu gitabo cy'umwiteguro w'imvura y'itumba baranditse ngo nabonye abatuye isi batiteguye ibyenda kugenza gute kubaho muri isi batuyemo. Bafite ibitotsi byabaye nk'ubugoryi, bafite ubugoryi bumeze nk'ibitotsi. Reka mabwire, cyari igihe cyo kugira ngo dukanguke. Ndabaye ibimenyetso kandi muraza kubibona. Ni byiza ko twakwiga inshingano, tukiga umurimo uko ugomba gukorwa, tukiga ibigomba gukorwa, uko twatabara abantu, ariko rimwe na rimwe ntitutajya dusubira mu bihe duhagazemo, murabibona neza, ngo twongere tubyibukiranye. Bizaba ikibazo gikomeye cyane, bizaba ikibazo gikomeye cyane. The signs of the time, cyangwa se igitabo bise ibimenyetso by'ibihe. Amagambo yanditswe ku itariki 9 Ukwakira 1901. Iki gihe uyu mwaka murakurikire, uyu mwaka amateka aravuga ngo nicyo gihe Uwiteka yari yaringanirije gusukira imvura y'itumba abagaragu be biteguye. Murumva? Ariko bitewe n'ikosa ryabayeho mu myiteguro y'imyaka yari ishize, ngo uwo mwaka ugera Imana ishaka aba yasakira imvura y'itumba, igenze ite? Irababura. Baranditse ngo amahanga ari kuvurungana. Ngo ari kugeza gute? Ari kuvurungana. Ibihe by'akaga bitugezeho. Imitima y'abantu itogojwe n'ubwoba. Murumva amagambo? Itogojwe n'ubwoba bw'ibyaduka muri iyi si dutuyemo. Barakomeje ngo ariko abizera Imana bazumvira ijwi ryayo mu nkubi y'umuyaga rigira riti ninjye mwitinya. Murumva? Muri aka kaduruvayo, muri ibi byago isi ifite, muri izi ntambara, muri izi mpfu z'abantu, ngo Imana irimo kuganira n'abana bayo mu ijwi rituje, ibabwira ngo nige naje, mwigenza mutera mwitinya. Umva, icyampa twese iryo jwi ry'Uwiteka tukaryumva. Mu gitabo ndimo gusoma nijoro kigaragaza imibereho ya Henoki, hari ikintu bavuze. Baravuze ngo nugira inshuti Imana, nayo izagukundira nawe inshuti yawe. Nuramuka ugize inshuti iki? Imana. Ngo ibihe Henoki yarasohoyemo akabana n'Imana, ngo urebye twebwe ibyo dusohoyemo, ngo natwe nicyo kimwe n'ibyo yari arimo. Natwe tubishatse ngo twabana n'Imana. Barabonageza aho usoma havuga ngo abantu babana n'Imana mu mirimo yabo,
babana n'Imana mu maduka yabo, babana n'Imana mu busitani bwabo, babana n'Imana mu mazu yabo, ndetse bageza no bavuga ngo babana n'Imana no mu masitoke bafite. Murabwo byumva? Ngo nibafata amadakika make yo kwimenyereza, murabyumva, kujya bibwira banatekereza ku bya Yesu, ngo ibyo bizatuma bagendana n'Imana nk'uko na Enoki yagendanye nawe. Ngo Imana ntabwo izatezuka kuzagiza ibasanga ibaganirize muri mirimo yabo ya buri munsi. Rero mwumve ko atari igikorwa gikomeye ngo mufate Enoki ngo umuntu wari udasanzwe, ngo yari umuntu nk'abandi, ugaragara nk'abandi, ngo ariko agaciro yari yarahaye Yesu, nuko banditse agaciro yari yarahaye Yesu, ngo byatumye bahora iteka ryose bagendana, ngo kuko mu mirimo ye yose yazirikanaga iyamuhanze, iyamuremye, iyamubaye bugufi, iyamugiriye neza. Murabyumva? Ngo natwe rero, ibihe yari arimo ngo ni nkabyo tugenje dute, yaradusohoyemo, yarari mu bishuko nk'ibyo duhura nabyo, yarari mu mirimo nk'iyo duhura nayo, yarari mu ngorane nk'izo duhura nazo, ibyago byamugezeho ni nk'ibitugeraho. Nta mpamvu nimwe n'iyi rero yatuma tutabana n'Imana nk'uko bikwiriye. Mwumva aya magambo? Amahanga ari kuvurungana, ibihe by'akaga bitugezeho, imitima y'abantu icogojwe n'ubwoba bw'ibyaduka muri iyi si. Ibintu birimo kugenda bivumbuka, ibintu birimo kuza byaduka, ibintu byose biza bitugwira, imitima y'abantu iribaza ngo ubundi amaherezo azaba yahe. Mwebwe ntabwo mubyibaza amaherezo y'ibi bintu azaba yahe? Ngo ariko mwumve, ariko abizera Imana bazumvira ijwi ryayo mu nkubi y'umuyaga rigira riti. Imiyaga isobanura iki? Muri iyi ntambara, muri aka kavuyo, abumvira ijwi ry'Imana, ngo abizera Imana bazumva ijwi ryayo mu nkubi y'umuyaga rigira riti, nige mwigenza mutera mwitinya. Ndashima Imana ko mu kaga kose Imana ibana n'abana bayo. Muri Daniel igice cya 14 mwumve muri iri herezo, muri iyi ntambara idasanzwe, icyo cya 12 icyo Imana yavuze, ubasha kuba areba neza, ndabona hano hatari umucyo, yadusomera tukumva ayo magambo. Daniel igice cya 12 umurongo wa mbere urakomeza udusomere ugeze ku murongo ndumva ari uwa 3 urangize. Daniel 12 haravuga ngo iki? Daniel yerekwa iby'iminsi y'iki? Soma twumve. Icyo gihe Mikayire wa mutware ukomeye ujye uhagarikira abantu bawe. Mikayire ukomeye, wa mutware ukomeye, ujye uhagarikira abantu bande bawe. Ego hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Ego nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo cyarokoka. Amina. Mikayire gezaho. Mikayire wa wundi ukomeye wambariye gutabara ubwoko bw'iki? Bw'Imana. Azahaguruka muri ako kaga, muri izo ntambara, muri ibyo bibazo. Abana b'Imana banditswe mu gitabo cy'ubugingo, uko bavuze bazarokoka. Ngo bazageza bati? Mwakagombye kuvuga ngo amina. Kuko Imana itagitererana abana bayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu isi. Ntawayigisha impaka, nta n'uwayibaza ngo ese Imana urakora ibiki. Ejo utazataka ngo isezerano rihari ryo gutabarwa ukabona ntutabawe ugata Imana ngo kubera ko Imana itigeze gutabara. Murabyumva? Ntiyagutabaye kubera ko hari impamvu yabikoze, ahubwo ikibazo ko Nyagasani watabaye kana kajye ntuntabare byagenze bite? Imana yagusobanurira. Murumva? Muri circumstances zose, mu bibazo byose tugenda duhura nabyo, Imana yiteguye kuduha igisubizo, cyaba negatifu cyaba positifu. Umwanditsi w'agatabo yigeze yandika amagambo aravuga ngo Imana nimuyisenga mujye mumenya ko ibisubizo byayo bitazaza nk'uko mubishaka. Murabyumva?
murumva hari igihe n'igihe uzayisenga ubona iricecekeye ntigusubize cyangwa ikubwire ngoya cyangwa iguhe igisubizo cy'ibyo wagenje ute wasabye. Rero naho ngera nkageza ubwo mvuga ngo Imana ni Imana koko. Mu nyandiko zakusanijwe mu gitabo bise The Upward Look cyanditswe mu 1903, ubwo hari hashize imyaka 2 yonyine ya magambo nari mabwiye amaze kwandikwa ku ipaji ya 333. Mwumva amagambo nahakuye. Baranditse ngo ubugome no kwishimira ibibi kw'abantu bizageza ubwo bizatera Imana kwigaragariza mu cyubahiro cyo gukomera kwayo. Murumva ibintu birimo kubera ku isi, Imana irabireba, irabyitegereza, irakurikirana akantu kuki ku kandi. Nahoze ndeba abantu bari bagotewe ahantu bagiye kwicwa muri iki cyumweru, bateraniye ahantu barimo gusenga Imana, bavuga ati Imana yaba ariyo maherezo yacu, byacu bigiye kugenza gutera kurangira. Baririmba indirimbo z'ibyiringiro kuko babonaga ubuzima bwabo bugiye kurangira. Murabyumva? Muza abantu benshi barimo gutakira Imana kuri iyi si bitewe n'akaga barimo, kahisi ije ibagejeje. Twe dufite umutekano, turacyabona icyo kurya, dufite amahoro, ariko hari ahandi ibyo bintu babyifuza nk'uko wifuza kuba, nk'uko nawe hari ikintu ufite mu mutima wawe wifuza. Hari abavuga ngo Mana turamutse tugize amahirwe tukabona tugeze mu gihe cyo gutuza. Murabyumva? Twakuramya kandi twagusenga. Badafite amahirwe nkawe tugenje dute? Hari abasamira isazi ku munwa bavuga ati Mana uramutse umpaye ibyo narya ngafungura. Mise nibuka amagambo yanje mu bwonko, cya gice cy'abapfakazi twigeze gufasha, umukecuru yavuze amagambo numva birambabaje cyane, igitenge bigaragara ko afite inzara. Arabwira bagenzi be, nari kumwe na Vanessa, aravuga ngo Imana ishimwe kuba abavandimwe batwibutse, none hiri joro ndibuze kurya mpage. Nimutekereze kugeza ubwo umuntu abaho arya ibiryo ntagenza ati, none akavuga ati hejuru y'iposho abavandimwe baduhaye uyu munsi ndibuze kurya ngenze nte mpage. Wowe ushobora kubona mena, dushobora kuba tumena, turarya tugahaga, ariko wicara uzi ngo hari abandi barya ntibagenze batera, hari n'abatabona nibyo kugenza gute nibyo kurya. Numvise abantu bavuga bati ati ubuduheruka kurya ejo bundi, nta n'icyizere cy'uko uyu munsi turi bwongere kubona ibiryo. Murimo kumva? Ngo ubugome no kwishimira ibibi kw'abantu bizageza ubwo bizatera Imana kwigaragariza mu cyubahiro cyo gukomera kwayo. Murumva bavuze vuba aha ngo ryari ubugome bw'isi buzagera ku musozo wabwo uheruka. Mubwiriza umwe niwahagurutse aravuga ati si uwiba ntagerageze, numva nakore, tuzi ko igihe cyo kwiba kizageza igihe kigere kuki, ati si umusambanyi yanga kugarukira Imana nashishikare nawe maze asambanye rwose, ati si uwica naritagura abayumva ashaka nubwo atazabamara, ariko no kwica bizagira iki iherezo. Mu gitabo cy'umubwiriza ho batanze umudendezo, baravuga ngo ugende ukora ibyo ushaka, bigeze ku basore n'inkumi babaha rugari, go ahead mugende mukora ibyo mushaka rwose, munabishishikare, n'icyo amaso yawe akweretse icyo umutima wawe ushaka, icyo wumva ugambiriye ugende gikore. Ngo ariko umva ijambo ariko, ngo ariko umenye ko Imana izagushyira mu rubanza rw'ibyo bingana iki byose. Ubwo abantu bazashyirwa imbere y'intebe y'Imana, y'imanza y'Imana, kugira ngo babazwe ibyo bakoze. Muri bimwe abantu bajya bibagirwa ni ukwibagirwa ko tuzabazwa imyitwarire yacu. Turabyibagirwa. Hari icyo bita accountability day mu gihugu cy'iwacu. Najyaga nandika ibyapa by'akarere kose nubwo hari ibyo banyambuye.
niba ayo mafaranga nzayabona simbizi. Accountability day ni umunsi abantu baza kumurika ngo bya bindi twari turimo muri uyu mwaka wose ku mafaranga mwaduhaye, dore ibyo twakoze, dore ibyo twagezeho, dore ibyo tutabashije kugeraho, dore imigambi dufite iri imbere aha n'iyi ngiyi. Murabyumva? Hari accountability day y'Imana ubwo izabaza abantu, naguhaye umwanya, nguha ubuzima, naguhaye amafaranga, wari ufite amahirwe, wari ufite imodoka, wari ufite igare, wari ufite ipikipiki, naguhaye ubuzima, muranyumva neza, nta kintu ntagukoreye. None rero icara aha unsobanurire uko witwaye muri biriya bintu. Mu gifaransa baranditse ngo chaque personne sera appelée à comparaître face à face devant le juge éternel. Ngo buri muntu wese yicara azi ko hari umunsi, hari n'isaha azagera yicarane n'Imana imubaza ibyo yakoze byose. Murumva? Imubaza imyitwarire ye. Bibiliya iravuga ngo nuko tutari abacu ngo twigenge. Ubwo tutari abacu ngo twigenge, tukaba dufite umugenga wa byose. Murabyumva neza? Murabyumva? Ngo Imana irema isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo bingana iki? Byose. Muri Matayo igice cya mbere bagaragaza ibyo kuza kwa Yesu avukira mu banyabyaha, baranditse ngo azitwa Yesu kuko ari uzabuje gukiza abantu be ibyaha byabo. Ngo abantu bande? Ba Yesu. Urabyanga ubyemere uruba Yesu. Ntabwo uruba si wowe wishyizeho ngo wigenge. Uzigenga ibyo nibikureba, uzagengwa n'amabwiriza Yesu aguha ni amahirwe, ariko twicare tuzi ngo tugomba kuzabazwa uko twitwaye muri iyi si. Baranditse rero ngo vuba aha ubugome bw'isi buzagera ku musozo wabwo uheruka, maze nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa. Ngo byagenze mu minsi ya Nowa, Imana izasuka igikombe cy'umujinya wayo, ngo kizaba gisutswe, mwumve neza, ngo kizaba gisutswe kugira ngo Imana ice agasuzuguro k'abana b'abantu. Ibyahise Yohana igice cya 16 amagambo ateye agahinda, abazaba barimo kuribwa n'ibyo byago baranditse ngo aho kugira ngo bihane, muranyumva neza, ngo ahubwo batuka Imana bahekenya indimi zabo, batukishobora kubababarira ibyaha byabo. Igihe cyo kugarukira Imana, igihe cyo kubana n'Imana ni icya none. Muranyumva? Ni icya none. Nta nubwo turi buganire n'amagambo menshi, turi buganire n'amagambo menshi wapi? Ni icya none cyo kwita ku Mana, cyo kwita ku bugingo bwacu. Tuzita kuri yo, nayo izita kuri twebwe. Murabyumva? Kandi abo bantu babanye ari indahemuka, babana neza. Uku guterana kwacu ni kwiza. Nongere mbibabwire, twaterana turi babiri cyangwa se batatu, isezerano rirahari ngo Uwiteka azuruka abane n'abantu. Natwe azumva imigambi yacu, yumva icyerekezo cyacu, areba ibyo turariki, areba ibyo mu mitima yacu, nabona bihuje n'ubushake bwe tuzagendana nawe. Ariko nabona mu migambi yacu nta gukira kw'imitima kurimo, tukajya tunezezwa no kujya duterana nk'uku nguku, twarabaye nk'urugi rwizengurutsa ku mapata yarwo, tuzahera muri uwo munyenga, amaherezo yacu azaba ari mabi cyane. Murumva? Guhabwa inyongezo, reka nze tukivugeho. Ngo guhabwe inyongezo. Imbabazi z'Imana rero ijya igirira abantu, hari igihe babivanamo agasuzuguro n'umwijuto n'umwirato. Imbabazi z'Imana zigahinduka umwijogonyoro kuri yo no kuyitwaraho nabi. Ariko imbabazi Imana igira si umwanya wo kuzuza igikombe cyo gukiranirwa,
no kuyisuzugura. Murumva iyo mikorere y'Imana iba yuzuye urukundo tuyirengagiza ikagitwongera ibihe ntabwo ari umwanya wo kugira ngo tuyibyorogoza agati mu jisho ya. Icyo kintu mucyumve neza, cyinjire mu bwonko bwanyu, cyicare mu bitekerezo, mucyumvire kuri network nzima. Amahirwe duhabwa y'ibi bihe tuba turimo, tukabona bihita imbabazi z'Imana zigenda zitwomaho, urukundo rudasanzwe rubana natwe, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo twiture Imana agasuzuguro. Reka mbabwire, mwitangira igice cya 6 baranditse ngo abantu babaye babi cyane kugeza igihe Uwiteka afashe umwanzuro ngo nzabarimbura mbatsembe, nta n'umuzasigara, n'inyoni n'ibisiga n'ibikuruka hasi, ibyo byose hejuru y'ubugome bw'abana bantu byose nabyo bizatikira. Murabyumva? Igihe cyarageze iby'Imana yavuze bigaragara ko isa naho ibeshya. Harya yari yavuze imyaka 120 none si 120 ishize abantu bararimbutse? Ntabwo bigeze barimbuka. Icyo gihe cy'inyongezo cyabaye igihe cyo kwitura Imana agasuzuguro. Wumve neza, ubu Imana idusubije inyuma mu bitekerezo byacu, twasanga nta gihe twabonaga urupfu rudusatiriye ibyacu birangiye. Imana ikadutambutsa aho hantu rwose, tukavuga ngo ku n'ukuboko k'Uwiteka kudutabaye. None mu mutima wawe harimo iki? Aranditse ngo ushize impumu yibagirwa icyagenzaga gite, cyamwirukankanaga. Ibihe by'imbabazi by'Uwiteka tujya tubicunga neza, amahirwe duhawe twongera tujya tuyacunga neza, kuko niko gakiza kacu, niko gakiza k'ubugingo bwacu, kuko nicyo Uwiteka aba yarenganije. Murabyumva? Matayo igice cya 24 Imana yaburiye Abayuda irababwira ngo reka mbabwire mw'Abayuda, mwumve neza, ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gikandagiye ahera, nuri ku nzu ntazigera amanurwa no kugira icyo afata mu nzu. Murabyumva? Uri mu murima isuka azayitaho, ntazirirwa ajya mu rugo, azahita anyorosha ahunge, kuko urupfu ruzaba rubasatire, muzamugiye kurimbuka. Bagize batya babona igihugu kiragoswe, ingabo zirinjiye, zikimara kugera mu murwa, murabyumva, ziba zirakataje, maze abantu bati ikizira cy'umurimbo kizikigeza ahera, izi nkozi zibi z'abapagani dore zitugezemo, ibyo Yesu yavuze bigenje bite? Birasohoye, si ukuvuduka ye. Muzi kwiruka kwabo, birutse bahunga basohoka mu murwa. Abandi baravuga ngo ko nta ntambara tubona, abari baduteye ko tubona bakase bisubiriyeyo. Ahubwo reka tukwereka ingabo z'Abayuda zigenda zica abantu mugenda, maze zirangije zinjira mu murwa zivuga ibigwete, turabatsinze bazongera. Murabyumva? Ab'imwakuzi bari bamaze kugera ku musozi Siyoni, abandi bari bageze ku musozi wa Horebu, abandi bari bageze ku musozi Elayono. Imisozi 3 babonyeho ubuhungiro, baravuga ati niba Uwiteka yaravuze buriya yaravuze. Kiriya ni ikimenyetso cy'uko abantu bagiye kurimbuka. Byari mu mwaka 67 Yesu yarasubiye mu ijuru. Sibwo umwaka ushize babona abantu batararimbuka, sibwo abantu bari ku musozi batangiye gusubiranamo, ariko ubundi turi bazima, twarasaze, turumva cyangwa ntabwo twumva, batangira gusubiranamo. Buriya abantu bagowe bambere n'amabwiriza. Ushobora kuzabwiriza ibintu uyobowe n'umwuka w'Imana, ibyo uvuze ntibisohore nk'uko byakagombye kugeza gutera. Sohoro ahagarare rero none ubu ukizwe mu kigeragezo, umere nk'abo mu 1844 bavuze ibintu, maze barangije bose barahuruduka, baragwa, kugeza n'ubwo wari imbere muri bo. Nawe Imana imaze kubona ko nawe agiye kupfa nk'abandi, ngo yemera kumutambutsa, ngo ariko icyaha igishyira ku bapasitori n'abayobozi b'amakanisa, cyane cyane muri Amerika, kuko bari bagiye kugeza gutera, bari bagiye kumugusha. Muri by'amagambo Abayuda rero bati twaribeshye,
bamwe barakata basubirayo abandi baravuga ngo nyamuneka ahubwo izi ni imbabazi z'Imana kugira ngo iciri cyanzu n'agakiza abana b'abantu. Twize amagambo none si ikimenyetso rito kimwe mwakwitonze mw'abantu. Babavudukanye mu mwaka wa 70 igitero cyaraje none rikinjira mu murwa kiravuga ngo mugote umurwa agasohoka mu yica agacaruka muniga. Amateka aravuga ngo bafasha abantu murarva neza baragenda babamba ku gikuta cyari kibabereye intuza cyari kibabereye inkinzo cyari kibabereye clôture cyari kibabereye uburinzi barabamba igikuta kiruzura bamanuka hasi aho banyujije neza Yesu agiye kubambwa mu kibaya cya Yoshafati imisaraba baragenda ucitse babamba baragenda bagera mu kibaya bazamuka umusozi wa Karuvari bagenda babamba barembamba baragenda imisaraba iragenda iruzura igera neza ku musanuza hahandi babambye Yesu ngo kwinangira kw'imitima yabo kwabakozeho ngo amagambo bavuze niza amagambo avuga mu mvuzo byose ngo ibyo bivugiye bo ubwabo ngo amaraso yazatubarwaho twebwe n'abana bacu ngo abamareka baraho ngaho barabyumvaga byose barandikaga. Murabyumva ngo bagombaga gusogongera ku gikombe ni nkuko bavuga abanyarwanda ngo urwishigisha yagenza bagombaga kunywa kuruyama ku musururu bwabo bishigishiye barapfa bararangira. Tuva aho ngaho twinjire munuza mu byakozwe n'igice cya 7. Imana rero avuze amagambo muri Daniel iravuga ngo umunsi bazafata abagaragu b'Uwiteka bikorewe imbere y'inteko z'idini bakabatera amabuye. Yesu yaramaze kuza muzamenye ko mwaka 34 uzaba utanze ikimenyetso gikomeye cy'uko imbabazi zirangiye ku bayuda. Muzirangiye kuki? Twebwe dufite uko tubara ariko siko Imana igenza ite siko Imana ibara. Stefano yatewe amabuye murabyumva intumwa zirajyanyagira hirya no hino bamwe bati tukaba tuzagaruka dore Imana irareba buriya bwoko buciriwe Uwiteka. Ba Paulo na ba Petero n'abandi bati bagakora umurimo bageze muri Antiokia bavuye muri Antiokia bagiye i Roma bavuye i Roma bagiye i Korino bavuye i Korino bagiye muri Atene bagiye muri Melito bavuye muri Melito bagiye muri Sardo bavuye muri Sardo bajyana bakajagajaga bakaza kuvugana ngo nimuze dusubire iwacu. Murimo kubyumva tugende twitare n'abayuda turebe ko hari akandi karokoka. Murabyumva murimo kumva Imana yongeza abo bantu imyaka 34 y'imbabazi zayo nguko kuwiteka akora. Murabyumva nawe wicara urebe ngo ndi mu bihe bimeze bite si inyongezo buriya nawe iriya seta wagiye ugiye kubyara abayiguyeho uko bangana uko bangana abo mwafatanye imodoka bose niko bageze iyo bajya aba mwahunganye bose niko bagarutse abatewe n'amabandi bose niko barokotse. Murakurikirana aho intambara zabaye mureba nuratekereza ngo mwebwe kuba mukiriho twebwe kuba tukiriho ni inyongezo n'amahirwe n'imbabazi twagirwa n'iki n'Imana. Reka rero mbabwire ikintu gikomeye buhoro kuva mu mwaka wa 2000 kugeza iki gihe dusohoyemo uyu munsi mu mwaka wa 2026 ubwo ndimo kuvuga mwisi ibintu biragenda biba bibi uko umunsi uca n'undi uko wira sinzi niba mwebwe mubireba. Abagenzi bajya mu ijuru ubwoko bw'Imana tujya tugira ikibazo cy'uko Satani azana urugi rwo gushishoza rwo kureba agakinga ku maso y'ibitekerezo byacu ntitubashe kugenzura ibihe neza. Ibintu ngiye kurondora biragera kuri 10 mumbwira niba ariko mubibona cyangwa ndimo kwigiza nkana. Muranyumva munkurikire neza. Guhera mu mwaka wa 2020 mwese turi kumwe usibye ababana mwaritegerezaga mwararebaga mu isuku bihagaze ibyorezo byariho
ubu ntabwo mwicara mubona ko bikomeza kwiyongera umunsi ku munsi. Ikibazo mbabaza, murabibona cyangwa ntabwo mubibona? Tuve kuri ibyo. Ibihugu byari mu ntambara mu mwaka 2020, 2022, iyo mwitegereza uko igihe gikomeza kugenda gishyira iherezo, ibihugu bihuriye mu ntambara biriyongera cyangwa nibi biraba bikeye? Biriyongera? Murakurikira kuri interneti, mwihorere yitembere, murakurikira ibigenda bibaho, muritegereza murumva n'amakuru hirya no hino. Umubare w'ingo zisenyuka ziragenda zigabanuka cyangwa se ahubwo zirarushijeho kwiyongera. Uzanasenge n'urwawe nawe utazashiduka nawe urwo rwagiye. Ni ukuvuga ngo uko turimo kurushizaho kugenda twegera iherezo, ndongera mbabaza ikindi, intera mwabonaga ubusambanyi bwari buriho naho bigeze ubu ngubu, mwebwe murabishishozamo, biriyongera biragabanuka. Kugeza n'ubwo ubu ngubu hari amateleviziyo, hari amaradiyo arishinzwe kujya bishishikariza abantu, abyigisha ku mugaragaro ibyaziraga. Murabibona neza? Murakurikira? Ibyaziraga byaraziruwe ku buryo biravugwa ku mugaragaro, nta nubwo binateye n'isoni. Murabibona neza? Kuko n'abantu ubwabo barimo gusambana bifotora bakabisangiza isi yose. Yanga abantu barebe noneho urwego abana b'abantu bagezeho. Ntabwo Satani n'imizi n'imiganda n'amahembe yaraje arimo gukora ku mugaragaro gutyo. Hari ubuzima abantu babagamo mu mwaka 2020, nge nafashe imyaka 6 gusa. Iyo mwitegereza uko turimo kubaho ubu ngubu, turinjira mu matanwa cyangwa se uko byari biri muri 2021 nibwo byari byiza, ubu birimo kuba byiza cyane ubuzima. Nimuzabanure. Barese tango birimo kuba bibi bingana iki cyane. Mushishoze. Impuhwe n'urukundo byarangaga abantu basurana, abantu bavugana neza, abantu babana neza, abantu ubona nta bibazo bafitanye. Uko isi ikomeza kugenda irimo gusatira, Yesu arimo kuza asatira abantu nawe. Murabona, mwumve neza, izi mpuhwe, uru rukundo rwabaga mu mafamiye, bahurira mu birori, basurana, baganira, abantu ntacyo banaho no mu matorero, jya no mu matsinda. Murabona birimo kugenda biba byiza cyangwa birarushizaho kuba bibi? Ndajya ku kindi. Turi muri periode umwana w'umuntu akataje, kugeza ubwo muri iyi minsi ngira ngo amakuru murimo kugenda muyumva, barimo gucura ibindi byorezo. Murabyumva? Genda bibabwira, hari umuntu twaganiraga ejo ari mu gihugu cya kure, ambwira ati twashobewe, ese bite? Ati twari dufite umuntu wanduriye muri laboratoire. Murimo kubyumva? Ati umudogiteri w'umunyetiyopiya wari urimo kumuvura kugira ngo amuvure, ahubwo yamuteraga inshinge z'uburozi kugira ngo apfe vuba. Murimo kubyumva? Bigaragara ko uyu murwayi twari dufite bishoboka ko hari abantu bamwangaga, none ko yari umuganga nawe warazira iki? Rero se murabona zirimo kuzirika tike, hata abantu bageze ubugome ntabwo turimo kubyumva. Ibintu birimo kugenda bijya ahantu habi kuruta uko twebwe tubitekereza. Turi muri imyaka 6 gusa, wahahishaga amafaranga 1,500 urugo rwose rukarya rugahaga. Uzongereza uzongere kagwa kandi urategereje ngo ibihe bizongera bisubira inyuma wongere uhahisha 5. Ndagusetse cyane, ndagusetse.
ntabwo tugiye kure, turahera muri 2000 na kangahe na 20 muri iyi myaka 6 yonyine, muri iyi myaka 6. Niko reka mbabazi jasi, niba wibuka kuri tagisi kuva muri Rimbi kugera hano byarangahe? 500. Ndakurahira izina ry'Imana ishobora byose, ni wongera kubona tike yo kuva muri Rimbi igarutse kuri 500 do, uzaze nzahita gukubira 10 nguha 5,000 noneho. Icyo ndimo kuvuga muracyumva? Niba mwite ariko murimo kumva neza ibintu ndimo kubabwira. Agasambu kaguraga miliyoni jyane 2 n'igice maze bakaguhe turebe. Wijyana muri 2021 icyaguraga 1,000 ugenda usubizayo 1,000 turebe ku kigura. Iduka ryuzuraga umuntu aryujuje ku 500,000, shyiramo 5,000,000 maze urebe ko ryongera kungana na 500,000. Ego uzavuga ko ibyo ndimo kukubwira atari byo. Icyo gihe Valens imodoka yaguraga 2,000,000, jyana 2,000,000 uyu munsi ujya kugura imodoka 2,000,000 maze turebe. Murumva? Hashize imyaka 3 ati naguze imodoka 3,000,000 n'igice, ubarama 15 urimo kuzemera atoye. Ariko reka mbabaze, ubundi muritegereza iyi si murabona irimo guhenengera igana, irahenengera mweyo mwite murabona ihenengera igana. Ibyago biri mu miryango, umubyitegereze neza, mubishishoze, sinjya kurabo turabe no mu miryango yacu bwacu. Utibwe arapfusha, udapfushije arahomba, udahombye aramburwa, utambuwe arahura n'ibindi. Bibiliya ngo ishyano rizasimburwa n'iki? N'indi shyano. Inkuru mbi izajya isimburwa n'iki? N'indi nkuru mbi. Ntutegereze ngo ibintu bizaba byiza, wapi? Mbasubiremo se amagambo yo muri Daniyeli. Ibyago, akaga, intambara, ibibazo bizarinda bigeze imperuka, niko bigenje bite? Bitegetswe. Niko bitegetswe. Nagerageza ku muvinga muri Bibiliya z'icyongereza kugira ngo ndebe iri somo y'icyongereza, y'Igifaransa, Bibiliya ntagatifu, Ikinyarwanda, ururimi rw'igicewa. Baranditse muri Igifaransa arabango il est arrêté. Iyo uvuze arrêté bumva icyo ari cyo, ngo arrêté ministériel, nukuvuga ngo ni icyemezo kije cyafashwe na leta na ministeri. Murimo kubyumva? Baranditse ngo il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Mu Kinyarwanda ngo ibyago, amakuba, akaga birategetswe, ntawe uzabikuraho, bizarinda bigeze iki? Mu Cyongereza baranditse ngo war will continue till the end and desolation have been decreed. Iyo bavuze decree ni ukuvuga ngo ni ikintu cyasinywe, ni ikintu cyashyizweho umukono. Hano baratubwira ngo si intambara, si ibyago, desolation, kwiheba bizarinda bigeze imperuka, ntabwo bizigera bihagarara. Muri Bibiliya ntagatifu baranditse ngo intambara izakomeza, ngo izagenza ite? Ngo izagenza ite? Izakomeza kugeza ku ndunduro. Intambara izakomeza kugeza ku ndunduro, kandi amakuba akomeye yarateganijwe. Murabyumva? Ngo yagenze ate? Yarateganijwe. Mu yandi magambo no kuvuga ngo mwumve neza, niba yarateganijwe, Israeli wajya gakunda kutucira umugani akatubwira ngo agahinda gashira akandi kageze iki? Ubwo mu yandi magambo niba gashira akandi kageze ibagara, hari n'akandi keze. Murabyumva?
ku buryo uzatekereza ngo ibintu bizajya biba byiza, ahubwo ibindi biza akaga ishyano byose bigenda biperimita, bikora perimitasiyo. Mu rurimi rw'ino bavuze ngo iki? Mwumva uko banditse ngo ndi kufikira chimariziro kuzakala nkondo. Murabyumva? Chipasuko cyarembedwe ratu mu kiyonkuro cyakuru. Niba ari uko babivuga ntumbaze. Chipasuko cyarembedwe ratu ngo intambara zajya zimeruka, ibyo gutandukana, iby'akaga ngo byaranditswe, bigaragaza ko bizakomeza kubaho. Mwumvise? Za mbabazi z'Imana ziracyariho. Ngaruke muri iyi myaka n'ubundi, ndashima Imana nongera nyivuge, kuko n'ubundi nzajya mbivuga nubwo mwebwe mu byibagirwa. Twashobewe, twabuze icyerekezo. Abarangariye muri telefone muhafi, twabuze icyerekezo. Turimo kwibaza amaherezo y'iyi si. Tubona amakuru aturuka hirya no hino ngo mu Bufaransa hapfuye 100. Murabyumva? Ngo mu Butaliyani hapfuye 900. Ubona abasore bajya muri etaje akamanura amafaranga akajugunya mu muhanda ngo baduhejeje Mungu. Ntitukibonera umwanya wo kujya kuyarya no kuyasambanira. N'ubundi ntacyo amaze bakajugunya. Indege zarahagaze, ibibuga byarafunzwe, abantu bategerana n'abegeranye badutatira gukaraba, gufunga umunwa, guhera mu ngo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Twese nta utaribazaga ngo iherezo ry'ibi bintu riragenda rite. Murabyumva? Aho babonekeye agahenge gato cyane dukubitana n'inkubiri ivuga ngo abantu twese tujya kwikingiza. None hatangira amagambo twabanje kwibeshamo ko ubuhanuzi busohoye, ntuzemererwa gutega imodoka, ntuzemererwa kugura, ntuzemererwa gutunda, ntuzemererwa kugurisha utarabanje kwiteza urukingo. Benshi barakubiswe, benshi baratewe ku ngufu, benshi bahunze ibihugu. N'iki gihugu nimurebe ibihugu biri hagati y'iki gihugu n'icyacu, baraje barahunga bagera ahangaha kubera ko ubuzima bwari mu mazi abira. Hari abo twaganiraga bari bamaze amezi angahe mu myobo bashirwa ibiryo n'injoro kubwo guhunga, bavuga ati kugira ngo duterwe izishinge twaramenye ko ari uburozi tuzemera dupfe. Abayobozi b'amakanisa bagombaga kurengera abantu babo. Biratangaje ko aribo bajyanaga n'inzego zishinzwe umutekano bajya guhigira hasi kubura hejuru. Abantu banze kwikingiza, bataye amatsinda, uhereye kera kose yarananiranye. Nubwo byumva ngo yagenje ate, yarananiranye. Narababaye, nako si ukubabara kundi, ndi mu bantu bashyizwe mu majwi ngo uku kunanirana kwaturutse kuri wa mugabo ngo mwe ngo watutse ngo abakira ngo irinanirana ryose mubona ngo izi ntagondwa zo mu matsinda hirya no hino ahanganye n'amatorero yanze kumva gahunda ya leta. Aba bantu bose uwabateye ibi bisazi n'uriya mugabo. Byaha byanjye ndi byinshi ndabyemera, wa mugani w'Abagatolika ngo Nyagasani Mana ishobora byose, ndemera iki ibyaha byanjye. None ko twahumuye abantu bakamenya Imana, abantu barihisha, abantu bajya mu mashyamba. Murabizi, ndashima Imana iri tsinda ryafashije abantu benshi, ryambitse abantu benshi, ryagaburiye abantu benshi, ryatanze imitungo kugira ngo turengere abari muri ako kaga n'ibyo byago. Mwarakoze, Imana ibaha umugisha kandi izabibukira icyo gikorwa gikomeye cyane mwakoze. Murabyumva? Ubwo abambere bangaga guterwa, abandi bahunga, abandi baterwa, ari urujya n'uruza, ari akavuyo ku isi, twagize dutya tubona iyo nkubiri irahagaze mu munota umwe. Ihagarara mu buhe buryo? Za mbabazi z'Imana nababwiraga.
kwa kugira neza kw'Imana nababwiraga, zamuwe zayo nababwiraga nizo zakoze. Murumva yemwe? Mwumvise? Nizo zakoze. Uti zakoze zite rero? Imana imikorere yayo iratangaje, iratangaje cyane. Kugeza ubu ibyifuzo by'abagome bayobora iyi si bayifiteho ububasha. Umugambi wabo wari uko bagomba kugabanya abaturage batuye ku isi, bakoresheje icyorezo cyacuriwe mu gihugu cy'Ubufaransa muri Institut Pasteur, kikaza gusohokera muri Guyane mu ntuza mu Bushinwa. Murabyumva? Murankurikira? Bati tukagabanya abaturage batuye ku isi. Imana ihagurutse umugabo, n'ubu njya nibuka mu masengesho nkamusengera, uwo bita Vladimir Putin, ibibazo afitanye n'abanyaburayi, ngo barashaka kuvogera igihugu cye, ngo barashaka kugitera, murimo kubyumva, ngo barashaka kugisenya, ngo barashaka kugabanya imbaraga gifite. Ahagurutswa n'Imana mu buryo bututazi, arwana n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, maze tugiye tubona ya covid barimo kwiratana, ihunze igiye nka Nyombere na Bugingo n'uyu munsi ibyayo ntibyongeye kuvuga. Muri byongeye kugeza gute? Ariko twari dushize. Murumva rero? Twari dushize. Twararebaga amaherezo y'Isaka dushobera. Bakandiyeho kuri uwo mugaragu w'Uwiteka Imana ihagurukije, atigeze amenya Imana nk'uko yabivuze kuri Kuro, atigeze asenga, n'igihugu cye kirimo abarwanya Imana umubare munini utabara. Umugaturika babona n'ishapure bakarara bamwishe, ukoresha ibiterane mu Bushinwa bakarara bakurangije. Imana irabahagurutse, biyungira hamwe. Abashinwa biyungira hamwe, Abarusiya biyungira hamwe n'Abanyakoreya, Irani ati nkabafasha turimo kugendana, maze tukikiza kiriya gihugu kigiza karakarya, kigiza igihangange, kigashaka udutegeka ibyo gishaka cyose. Ntawe ngo kijye gushora intambara ku Burusiya kandi ari inshuti yacu. Turaguha intwaro. Batanze intwaro, murabyumva neza, kugeza n'ubwo na South Africa yo hano hepfo ahangaha nayo yohereje intwaro. Yohereza intwaro. Amerika bahagarika imigambi yabo. Mwarabibonye? Ndimo kuvuga muri iyi periode y'imyaka 6 ndashima Uwiteka aho Uwiteka agejeje akora. Babona bagiye gutsindwa kandi koko baratsinzwe iyi ntambara. Yaje igice cya 13 umurongo wa 16 ngo itera bose aboroheje n'abagenje bati. Andi magambo ntayo mvuze, reka nyihorere. Itera bose. Aka kaduruvayo n'ibi bibazo byose isi ifite birava muri Leta Zunze za Amerika ku byifuzo by'abagome bakorana b'Abanyaburayi, harimo icyicaro cya Vatican, kuko niwe se wiriya mitwe iyobora isi y'aba Illuminati, ya Rose Croix, y'abantu ya Freemasons. Murabyumva? Abashaka kurangiza isi naho ngaho icyicaro bagifite. Imigambi yose naho ngaho icurirwa. Imigambi hari rero. Muranyumva neza? Murankurikira? Nuko wa mugambi w'icyo bifuzaga n'ubundi utigeze uhagarara. Cyo mwicara mubizi kandi ntimuzigere mubyibagirwa. Umugambi mubisha wo kugirira n'ababatuye ku isi no kubazitirira mu kazitiro ko kugira ngo babahe amabwiriza n'amategeko azabage ntabwo wigeze uhagarara. Wapi? Uracyakomeje. Aka kavuyo kuzuye isi gatewe n'Abanyamerika nuko tugira Imana ikajya igenda igacubye. Murumva yemwe? Murankurikira? Mu myaka y'ibinyejana byatambutse mu kinyejana cya 7 icya 8 cya 7 kugeza ku cya 6 Yesu ataravuka, akavuyo kari mu isi cyane cyane katerwaga, munyumve neza, katerwaga n'Abanyegiputa n'Abasiriya abo bita Abashuri, katumye Imana ihagurutse ikindi gihugu.
cyitwa Babuloni. Imana irabitangaza muri Yeremiya, iravuga ngo mpagurukije Babuloni umurimbuzi w'amahanga. Murabyumva? Ndamwohereje n'intare ivuye mu kibira kugira ngo ujye izi ncogoreza ubwoko bwansuzuguye. Harimo n'abayuda bari barigize akaraha kajya he, Imana yavuga bakagamika amajosi ngo ibyo uvuga ntabyo dukeneye kumva, twe tuzikurikiriza imigambi yacu. Murumva icyo kintu? Murumva icyo kintu? Babuloni si bwafashe ubutegetsi. Imana y'ubwayo ariyo yemeye ko bahaguruka, atari uko basenga Uwiteka. Baramyaga ibigirwamana. Murabibona neza? Bari bafite imana z'ibigirwamana nyinshi baramyaga, ariko Imana ibahagurutsa kugira ngo bacubye akaduruvayo kari mu isi. Banahe n'isomo rikomeye abayuda bari barigize ubwoko bw'Imana bagasuzugura Imana, nabo ryari isomo rikomeye cyane. Babuloni ntigeze ku ngoma. Murumva? Yewe ntigeze ku ngoma, aho kugira ngo nayo ihe ubushake bwayo Imana, yemera ubuyobozi bw'Imana. Ariko mujye mutinya umujyi Imana yavugiyemo ibintu bikomeye. Ibikomangoma byicaye aho byose birabwirwa ngo ibi bintu byabonetse ibwami aho mwabonye igishushanyo. Imana y'ubwayo iravuze ngo mwe mugiye kuva ku ngoma, musimburwe n'abandi, musimburwe n'abandi, musimburwe n'abandi ku butegetsi bwa nyuma. Imana izimika ubwami bwayo butazanguka by'iteka ringanike byose. Umwami arangije aravuga ngo Imana y'uyu mugabo yibasha guhishura ibihishwe irakubaho iteka ringanike. Mujye mutinya umujyi Yesu ubwe yasuye. Yesu ubwe yasuye. Amagambo yabwirwaga Nebukadinezari buri gihe, abagaragu b'Uwiteka bakoranaga nawe mu biro ibwami, Daniel, Shadraka na Meshaki na Abedenego. Murimo kunyumva neza? Baganira nawe, ntabwo yigeze ashidikanya. Mujyane musome igice cya 3 cya Daniel, ngo amaze kubona mu itanura rya kumuriro seni irimo kuberamo, bajugunyamo abantu bakagendagendamo ntibashye, yaravuze ngo uriya wa kane namubonye n'umwana w'iki w'Imana, igihugu cyasuwe n'Uwiteka. Murabyumva? Igihugu Imana yatanzemo isomo rikomeye, aho bagiye kubona babona ku mugaragaro umwami avanyemo imyenda, agiye yageje yambaye ubusa, arirutse agiye mu ishyamba, amara ibihe 7, imyaka 7 arisha nk'inyamaswa. Nyuma avuye yaza avuga ngo ubu ndubaha Imana yo mu ijuru, igenza uko ishaka mu ngabo zo mu isi n'izo mu isi, ninde wabasha kwigisha impaka ubugene Nebukadinezari, nciye bugufa ararondora byose. Igihugu cyabayemo ibitangaza nk'ibyo ngibyo. Yesu yongeye gusura abaturage b'abategetsi uburenganzira bwo kureba ikiganza cyandika ngo Imana ibaza igihe mumaze ku ngoma, yishyizeho iherezo, ubwami bwanyu buragabwe, buhawe Abamedi n'abaki n'Abaperesi. Ibyo bintu bibera muri ayo maso kugira ngo ya Mana bayubahe, barayisuzugura. Imana atereka nze mbere, uwo musuzugura nawe ntabwo munganya amaboko. Nakora ibitangaza muri mwe byinshi cyane. Ihagurutsa Kuro, Yesaya 44:45, utarigeze kumenya Uwiteka habe no kumuramya, ariko ngo mpagurukije Kuro gukiranuka kwanyu. Azasoza ibyo shaka byose, yewe n'imisozi iboneka ko yagaze aza imva izashyirwa hasi, n'inzugi z'ibyuma nzazimukingurira, ariko yinjira asohoza ubushake bwawe. Urimo kubyumva? Acokoza iryo shyanga ryo, acokoza iryo shyanga ryo. Hari ikintu cyiza Kuro yakoze namukundiye. Mugere murebe mu rwa 2 rw'ibyo ku ngoma, igice cya 36 guhera ku murongo wa 14, murebe hi 22. Mujye no muri Ezira igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7, murabona uburyo yahise avuga ngo abantu bose bari baragizwe imbohe, buri wese wabo n'imana ziwabo. Maze afata abayuda bakorera akantu k'umwihariko, akavuga ngo nimugende mujyi wanyu mukorere ya Mana y'i Yerusalemu, muyubakire urusengero yayindi yampaye ubutegetsi. Murabyumva? Mu minsi mike yibagirwa yamuhaye ubutegetsi, asubira inyuma aravuga ngo Imana z'ibigirwamana zanjye zizajya zinyibuka, jye n'umuhungu wanjye Kambizi. Imana ikimara kumva iryo jambo, murabyumva neza, yashyizeho iherezo. Mu mwaka 520 Yesu ataravuka yaguye ku rugamba. Ibintu biratogera mu butegetsi bwe. Mu mwaka 331 bavaho. Ngo bagenza batera bava kubera iki? Amategeko y'akagagazo yararuhije abaturage, buri wese yahumekaga avuga ngo icyaduha tukabona aba bantu bavuyeho. Murabyumva? Imana yabyumvise, hagurutsa Alexandre Mukuru. Urifuza ikiti? Ibi bintu biraturambiye, none urashaka ikiti? Bakavaho, haguruka. Nturi umuntu uri generale, genda. Murabyumva?
nawe arazacogoza imigambi y'abaki y'abamedi n'abaki n'abaperesi bakuru. Siniriwe mvuga ibindi. Nguko uko abanyamerika bahuye n'uruva gusenya. Buriya mu migambi yabo yose Imana yakoresheje Abarusiya bunze ubumwe n'Abashinwa, bunze ubumwe na Korea na Irani n'ibindi bihugu byose biriya bigize icyo bita Greeks. Murumva birangije biburizamo imigambi yabo. Tujye tubishimira Imana. Mujye mugenzura ibihe, mumenye ibihe dusohoyemo ibyari byo. Mwabyumvise? Ntabwo abaturage b'Amerika baciriye aho. Ati sha turabibonye, abatubangamiye turabazi, tugomba natwe kubabangamira aho bafite inyungu hose. Batera Venezuela, murabyibuka? Mwarengamo n'abantu batoza ingabo kugeza ubwo bagishyize mu rwego rukomeye. Basanze madamu n'abwana biryamiye ku gitanda, babateruye bambaye ubusa, babambika indi myenda, babakubitamo ibitambaro mu maso. Ubu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya kuburana ukunanirana kwabo ngo babangamiye inyungu za Amerika, ariko ari ukugira ngo abanyamerika bacogoze ingufu banacire hasi igihugu cy'Ubushinwa. Ariko ibyo ndimo kubagura murabyumva neza? Reka mabwire mu nkurikire amagambo ugiye gusorezaho mu kanya. Maduro n'umudamu we babagenje batera barabatwaye, bashatse kurwana. Abaturage baho n'imfura barababwira ati rero mwikwirirwa mu Rwanda, bariya abantu ni babi, badusiba ku ikarita. Baratuza baraceceka. Ubusinzi aho bigeze niyo yabaye filime yizinze. Ariko Abashinwa amato yabo batwitse, ibintu byabo batwaye, ipetroli dore ko yose hafi 90% yajyagayo, nabo bararitsira barababara. Sinyamaswa zambutse ivuye mu gitabo ngo itera bangana iki bose. Ati reka tukwereke tubangamire n'ubundi inyungu zabo n'ahandi ziri. Babateye Irani. Ariko niba hari umukino washimishije n'uwa Irani, ngo bateye nde Irani ati nuko bimeze. Maze abantu z'Abisirayeli nabo bati ahubwo twebwe twari tubarwaye kuko bagiye bavuga kenshi ko bazadusiba ku ikarita, reka tuze tukwereke. Nabo bohereza indege. Irani nabo ati guhera nyuma ya Muza ya Saddam Hussein akimara gupfa, twari tuzi ko natwe tuzakurikiraho mu badutera. Reka tubereke rero ko twabiteguye natwe. Murabyumva? Bari barigeze kuvuga ijambo kanararyumvise abayobozi banuza bo muri Irani, Abanyamerika bagira ngo ni imikino, ngo umunsi mwaramutse muduteye muzamenye ko twebwe amabombe tuzajya tuyohereza aho dushaka. Murumva? Barabanza bagufatira cya gihugu bavuga ngo cyarimo ubwirinzi burengeje Isirayeli, baragisya imijyi imwe n'imwe bayisiba ku ikarita. Abaturage ba usibye bakijijwe nuko bagiye mu mazu y'ikuzimu, abari hejuru barapfuye. Murabyumva? Amerika ati nkazana bombe zitigeze. Ngwino. Ati nkazana amabombe atarigeze akoreshwa na rimwe muri iyi si, noneho nkayatera nkabatesha umutwe mukagira ubwoba. Ngo bakagira iki? Ubwoba. Barayateye koko, hari ibyo baritavuye. Hari ikintu narebye mbona kiranshimishije. Ngo icyo kintu cyagushimishije ni iki? Reka nyibabwire. Irani baragiye bubaka inkambi za gisirikare za feke zitarizo. Murimo kumva? Bagafata ibifaro n'indege bagashyira nko kuri kilometero 5 by'ibipupe gusa. Murabyumva? Indege za gisirikare z'ibipupe, ibipurizo by'ibipupe bigisa n'ibya gisirikare. Maze uko Amerika yazaga ibinyaho n'indege zayo ikabizingura bashegeshe ngo ishenye ibigo bya gisirikare. Kumbe batazi ko intwaro zabo nyinshi zihishe muri metero zirenga 60 zikuzimu. Murimo kubyumva? Bagukosorera Abanyamerika ku buryo na n'uyu munsi yo nicaye nkabyibuka nshima Uwiteka nti mwana uracyakomeje kutwongerera igihe cy'iki
cy'imbabazi kuko imigambi y'abari abagome urimo kugenda uyicogoza. Urimo kubyumva? Muramurikira? Bakoze iki rero? Irani yaravuze ati rero twe twarabamenye, reka tuze tubereke ko twabamenye. Tubanza dufate inshuti yanyu Isirayeli, nayo yihaye kohereza utuntu tw'utubombe tukwereka ibyo tuyikorera. Bwa bwirinzi tubuhindure zeru. Murimo kubyumva? Biratangaje ko bakoreshaga amadrone agura $20,000 by'amadolari, mu gihe abanyamerika iyo boherezaga, murumva neza, yabaga iri hejuru ya miliyoni y'amadolari. None nibohereza 20, murumva neza? Muramurikira? Kuri 20 abahomba ni bana. Nabohereza drone ya make, nabohereza yabyi. Amerika irahombeye ku buryo iyi sheki itazigera ipfa kuyizahura. Ibereye kugiye tugezemo, muraza kumva ubutumwa ndi bubahe Uwiteka yamaye kugira ngo mwebwe mwumve. Bateye Isirayeli, batera muri Arabia Saudite, batera muri Kuwait, batera muri Bahrain, batera muri za Dubai. Ibikorwa by'iterambere by'abanyamerika, ibigo bikomeye bari bafite ibigo by'ubucuruzi, amabanki n'iki byose bashyira ku itaka. Murimo kumva? Amerika itangira gusaba imbabazi ati mwaretse tugashyikirana. Barayibwira ngo, murabyumva neza? Umuyobozi w'ikirenga wa Yotora waramwishe, ari umuhungu we ubimubwira. Je naramusimbuye. Je sinshobora kunegosiya namwe. Murimo kubyumva? Sinshobora kunegosiya namwe uwo mwajyaga mushyikirana munanegosiya mwamaze kumwica, kubw'ibyo mwebwe geta ntacyo dupfana namwe. Amerika ibirashoboka. Kandi ntabwo twebwe intambara mwadushoyeho, twebwe irahagarara turacyayikomeje. Batakambira Pakistan, tuwakabyara Pakistan, watubabaniye ko bari abisilamu bene wanyu ukajya kudusabira imbabazi, noneho tukumvika batangira gusaba imbabazi ngo kugira ngo bagenze batera bumvikana. Baravuga ati noneho tujye mu mishyikirano. Mwaba kafiri mwe, ntabwo tugomba kwicarana gutya turebana. Ikizira ntidushobora kuzahurira muri Amerika, ubwo butaka bwanyu buravumwe, ntitushobora kubuza. Turahurira muri Pakistan. Murabyumva? Bahuriyeyo. Abanya-Irani baravuga ati ntitwana bakora no mu ntoke kuko mwebwe nta kizere tubafitiye. Nituri bwicarana mu ntuza no muri sari imwe. Bashyiraho igikuta tukore inama tutarebana. Ahubwo waba ugiye gukorana n'umuntu inama bagashyiraho igikuta ukumva ko muzumvikana. Inama yashoje idashoje. Murabyumva? Bamwe barataha abandi barataha. Barangije barongera ruresurana. Kugeza ubwo aya mezi angahe Amerika yari yamaze isaba imbabazi. Buri Irani yari imaze imyaka 40 mu bihano. Ariko umva, Irani we urakagabo. Bana bashaka kubwira ntuza kira gihugu cya Irani, nagenda ngahera kuri president ukiyobora, nkajya kuriya mukuru w'abisilamu, nkabakora mu ntoke ni mwahagurukijwe n'Uwiteka kugira ngo muducogoreze imigambi y'ubugome no kumara abaturage bo ku isi Amerika yarishyize imbere. Kugeza ubwo cya gihugu gipfukama kigasaba iki? Ibyo tubirebemo imbabazi z'Uwiteka nimugire ngo ni iki. Mwumve neza, ubu ngubu Amerika murabyumva neza, igiye kwishyura miliyari 300 z'amadolari. Miliyari 300 mu vyari. Bari barafungiye amazi n'umuriro, barabafatiye imyanzuro, igihugu cyose mahanga yose barabuje guhahirana nacyo. Bya bihugu byose nababwiye, yaba Arabia Saudite, yaba Nuza Kuwait, yaba Bahrain, za Dubai, biriya bice byose murimo kubyumva byagiye gusaba imbabazi muri Irani, byose bibashyira amafaranga. Nukuvuga ngo ya ntambara none yibaye inyungu kuri Irani. Irani yo bavugaga ko babahora, bagenda no kuzakora intwaro za kirimbuzi kandi ubundi bari bazifite nubwo batazikoreshaga. Bagiye kuzikora ku mugaragaro. Uburenganzira barabuze bwo gukorana n'ibindi bihugu, bagiye gukorana ku mugaragaro. Peteroli yabo bari barahagaze
barayihagaritse bagiye kuyicuruza ku mugaragaro wamuhora bari baragize niyo igiye kuwukontorora ubu ni ukuvuga ngo Iran ibonye inyungu z'ikirenga kandi biriya bihugu kugira ngo bitazongera guterwa nabyo bigiye kujya bigenera amafaranga aho ngaho na Amerika noneho n'uwo mutwaro n'intuza n'amadolari yanemeye no kwishyura ibintu byose yashe murumva ngo akagabo gahimba kandi katarageza turabizi zasoza umurimo turagendana ariko mu gihe turimo kubona ibi bikorwa twe turabibonamo imbabazi z'Imana iracyatwongeye agahe ko kugira ngo twitegure Kagari rero ntabwo tugomba kugapfusha iki ubusa ntabwo tugomba kugapfusha ubusa mu mwaka w'1844 abantu baribeshye ngo Yesu araje kandi ataje murabyumva kubwo kugenzura ibihe nabi bashyiraho amatariki yo kuza ko abaramaganye bakavuga ati nyamara muribeshya abasenga ntibabashije kugira ubwo bwenge bwo kugira ngo bumve ko bibeshye babibonye nyuma baranaritaguritse hasigaye mbarwa kuko benshi bataye Uwiteka ndabyibuka nari kuri radio nkurikirana mu mwaka w'2000 wacu mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda ngo bari biteguye imperuka yego kugeza nubwo perezida visi perezida abaminisitiri abadepite bagiye bajya kuri stade kuko nabo bari bafite ubwoba twarumvaga ngo ibijyanye na computer ngo ntacyo birimo kutwereka ngo hazaza isi yose yari ifite ubwoba pe maze pasiteri Bizimungu atanga itangazo ngo nimugende murye mukore munywe ntabwo imperuka iri muri iyi myaka murabyumva nyamara abantu barasengaga kandi shima Imana ko na nyuma yaho abantu bakomeje kugeza gutera gusenga mu mwaka w'2025 n'imyaka 2 isigaye inkubiri yari hari mu myaka w'2022 bitewe n'abanzi shinge za covid murabyumva ngo banze shinge za bemeza twahanganye nabo batubwira ngo mu mwaka w'2025 Yesu araza twagerageje kubwira abantu turabakosora ati murimo kugwa mu mutego nk'uwabandi bagenje bate baguyemo nyamuneka nimugeze aho ngaho ntabwo Yesu aje mu mwaka w'2025 ndashima Imana ko inama twabahaye tukababwira tuti dore ibimenyetso biranga kuza kwa Yesu dore uko bizakurikirana dore uko ibyanditswe byera bivuga bagafunga amatwi bakanga kubyumva baracecetse nta n'uwamenya irengero ryabo babaye porte disparu barazimiye nyamara twe ntacyo tutari twakoze kugira ngo tubaburire ubu hari indi mvugo y'ababwiriza bigize akaraha kajyayo bagaragaza ko mu mwaka w'2027 ubwo hasigaye igihe kingana iki amezi angahe amezi 6 Yesu araza murabyumva hari itsinda ryo mu gace k'iwacu baricaye ari amatsinda abiri abayobozi b'iryo tsinda rimwe sinavuga amazina yabo mwahita muyamenye batangira gusobanura uburyo mwarimu yataka ariko mwarimu yaragowe ahora atakara buri gihe barase murasobanura ibyigisha turabikurikirana ahubwo abantu basengana bagize amahirwe kubera ibyo barimo kwiga bitwungura natwe ubwenge murimo kuva murankurikira muzehe ni karibu devoir yawe ntabwo yakozwe neza nkuko bikwiriye uratwongera ikindi cyumweru kuko twari tuzi ko tuzayikosorera padiri ntabyo giyewe nabo haleluya bati 2027 arabimperuka barose se muhera kuki muvuga ko mwarimu yatakaye ngo nuko atemera ko imperuka izabaho muri 2027 ese ubwo ntamwe murabyemerana muzubize Yesu azaza muri 2027 ngo koko umuntu watwigishije tukamenya ubutumwa ajijwe kuri iki kintu koko ubwo rero yaje nimwitegure niko mada we kuvuye mu gihugu vuba ntabwo wabyigishijwe narwanye nabyo
ndi Uganda umuntu yampaye inama aravuga ngo uramenye mu nama uduha ntutubwire kujya kubwira abantu gusubiza abana mu mashuri kuko igihe cyarangiye nta gihe cyo kwiga kigihari ejo bundi meruka iraba turimo kugendana Yesu arabaje ubwo se kwiga biracyamaze iki reka rero mbabwire ntawe wihuta nk'uwagenda kandi reka mbabwize ukuri kugira ngo uzakosora umuntu wishyizemo bene izi nyigisho ni nko gukosora ba William Mirere ngo ntabwo Yesu azaza mu mwaka w'1844 ibi nabyo biri mu bimenyetso bitwereka ngo nimushaka mujye mushishoza namwe muri mwebwe haragaragaramo ibimenyetso by'uko umukiza wacu aje murabyumva aho neza mushyiraho isaha mugashyiraho igihe bagategeza iyo nagiye mbona ibintu z'ibigurupe byinshi byagiye bitakazwa n'amatariki byashyizeho ngo Yesu agenda ate haraje nzabakubiswe nzabafunzwe nzabagore bataye abagabo nzabagabo bataye abagore dore rero ikimbabaza umugabo atandukana n'umugore ngo agiye kwitegura nde Yesu yagenda yamutegereza ataza agahita atakara none akarutwa n'umunyedini utarigeze anamenya n'ubutumwa bwiza Satani arimo gukorana n'imizi n'imiganda n'amahembe ye yose muri iki gihe giheruka noneho rero ya nyamaswa nababwiraga ubiragisibije iwacu mu karere ka East Africa reka mbabwire hariya muri East Africa hateraniye amahanga ngiye kubasobanurira mwebwe muritegereza ngo Kongo irimo intambara muranyumva neza kukiza iki kintu nigeze mbwira abari Bugande ni mwabantu mwe bari Bugande nimushaka mwebwe musenge kuruta abandi bantu bose ndabibabwira utekereza ukundi ngo ndimo kuvuga ibintu bitakagombye kuvugwa ibyo n'uburenganzira bwe ariko abantu bari muri karakarare barahumirije ntabwo bareba imbaraga zarimo guteza akavuyo ku isi zibaziye ni byiza ngo rwose ngo intambara igiye guhagarara ngo Amerika ngo nibigizemo uruhare iraje igiye gutwara amabuye batazi ko ari ishyano ryakiriwe muri kariya karere ishyano icyababwira ko bimwe mu bice bimwe na bimwe barimo kugenda bagazana indege ziteramo uburozi n'injoro abantu bagafatwa n'ibintu by'ibyorezo batamenya ubwoko bwabo ibirwara batamenya murimo kubyumva kubera ko birimo kuzanwa nabo ubwabo Abanyakolombiya bari muri iriya ntambara Abanyabrezil bari muri iriya ntambara Abafaransa barimo gufatwa umusubirizo murimo kubyumva mbega umufaransa kumubona bamuteye akandoyi umva n'abazungu bajya barya kandoya aho barakavugira abanyarwanda bariyo mbwira abanyamerika n'abarundi bariyo abakongomani bariyo mubahe akandoyi nabo bumva uko kamera nibo bazanye iyo ntambara ibyo byago byose nibo babituzaniye abanyamerika n'ubundi Amerika niyo yashyizeho ubutegetsi bwa Tanzania ishyiraho ubutegetsi bw'u Rwanda ishyiraho ubutegetsi bwa Uganda murabyumva yanga ubwi Burundi ishaka ngo buveho birananirana bimaze kunanirana ishaka gukuraho bwa Kongo ishaka kwigarukira Kongo ngo inayigabanyemo kabiri ibone uburyo yikorera ubujura byaranze none yabaye isibaniro ry'intambara Abanyetiyopiya bariyo Abanyasomaliya bariyo Abanyasudani bariyo Abanyarwanda baruzuye Abarundi bariyo musubirizo Uganda bariyo Abazambia bariyo Abanyamarawi bariyo Aba South Africa bariyo Iran irimo gusaba ngo natwe nimutwemere natwe tuzi murumva ngo nibabemere nabo bagenze bate baze twarimo gukora seminari aho ngo intambara zirabera mu marembo yanyu murabyitegereza kandi barakomeza kunyuza mu majwi ngo hari abantu batumwe bareba perezida wo muri kariya karengo bari bafite misiyo y'ibyo bagomba gukinira iriya nyamaswa zamutse ivuye mu gitaka ngo ntibabikina neza kubw'ibyo bafite umujinya wo kubavanaho n'ayo magambo aratakara mu matwi yanyu musenga ntimugire ikintu mutekereza ko mwugarijwe n'ibyago abantu ntabwo bare abantu ntabwo babona murumva rero ngo abantu ntabwo bagenza bate
kamabwire agomye kuvuga byinshi ariko reka nze nzigame namwe ndabazi n'ubwoba bwanyu abazi n'ubwoba bwanyu mwari muzi ko iri joro Uwiteka yanjyanye noneho mbibabwire mberurire yambwiye ngo babwire aranjyana muri umwe mu migi ugiye kuba isibaniro ry'intambara anyinjiza mu nzu uti hagarara ubanze wumva murimo kubyumva wakubiswe amabombo urasenga undi ndatitira inkuba zirakubita amabombo adasana abantu nibo turagira ubwoba bw'iki sohoka noneho ubirebesha amaso gutya ubirebesha amaso umva abagore bahetse abana abagabo abakobwa inkumi bamwe bamanuka epfo abandi bazamuka abandi bakata icyapfa abandi bakata kubita ibomba bakabura aho berekeza bakubise imijyi barasenya umurwa uhinduka umukungugu umujinya wose barimo kumarira aho ngaho mburaho muranyumva neza mburaho nkwirwa ndavuga nti uba abantu bo muri aka karere k'ibiyaga bigari bugarijwe n'iri shyano barabireba kandi ntabwo bazi ko ibyo bintu byose Amerika igenje ite ibiri inyuma niyo itanga uburenganzira ngo icaba teraha ahantu uhajye mujya numva bavuga ngo nibo bavuze ngo basubire inyuma bariya abantu niba bahagarariye satani mu isi hari ubuce bumwe na bumwe bugiye gusibwa ku ikarita reka aho mpave nigire mu byo Uwiteka yambwiye ku itariki 18 agana saa 9 z'ijoro saa 8 n'igice na saa 9 kuko nandimo gutegura ibi bigaragaza iherezo n'uburyo tugomba kugenzura ibihambwira ibintu bikomeye cyane ndashaka kugira ngo mubyumve muranyumva murankurikira ngo impunzi aho ziri zitangire zitegure gutaha iwabo kubw'akaduruvayo kari muri iyi si ejo aho dukorera haje abanyagihugu batatu baratubwira ngo ibi barimo gukorera abo muri iki gihugu batuye South Africa murimo kubyumva mutangire mwitegure ko bageze aha bashobora kubatera hejuru mwabyumvise ati ubwo hazaba ibintu bibi byinshi nubwo dushobora kwihumuriza tukagenza dute ntabwo tuzi bizabaho ariko ko barimo kugirirwa nabi birukanwa muri biriya bihugu perezida w'iki gihugu mwumvise ko yohereje amamodoka kujya kubazana murabyumva ariko nabo barimo kwishyura ibyo bakoreye abajya Mozambique bo ntibigeze kubatekeza riva nta n'uwageza wa mugani wa biriya ntawasubiye mu nzu gutora icyo genje ate icyo yari afite barabahambiriza ntawajyanye akamodoka ke ntawajyanye ibintu bye babinjiza mu gihugu kiwabo none nabo nibyo barimo gukorerwa Sauza bakoze trike nakurikiye amakuru y'ukuntu bakoze trike bakajya bagenza ingo zose z'ahantu haba abantu abanyamahanga murimo kubyumva bakurikirana isatunzi cy'umucumbikiye hari akamodoka agira bamwe ubu bari mu bigo bategereje kugira ngo bagende mu bihugu by'iwabo bahereye ku banyagana bumva barabatekeza barabambura baragenda kandi ngo barabakira mu rwego rwo hejuru bagiye nta n'ikintu bafite disi ibyo bavunikiye byose bagenza batera kugeza nubwo mu gikombe cy'isi niba mwaritegereje abantu babonye South Africa itangiye gukina baragivuma nta wigeze ayishyigikiye bati muri babi muri abagome Uwiteka nyibwire ngo mbwire impunzi aho ziri ngo mutangire mwitegure kuzasubira mu bihugu by'iwanyu ngo turatanyine muratanyine ingorane nuko ushobora gutekereza ngo buriya mu bitenge mfite agatangira ngo nzagenda nambaye ushobora no kuzagenda unambaye n'ikanzu ahubwo yonyine cyangwa se ijipo yonyine numva teonari nguko tuzasa nikutrahishurwa iyo ndimo nimuyizi ukuzataha n'ukuziceceka ntuzi niba uzataha n'amaguru niba uzagirirwa impuhuka ukagenda mu modoka uteze niba uzagenda mu yawe niba uzagenda wiruka nta n'umwana muri kumwe nta kintu na kimuzi ubutumwa mfite kuri wowe itegure kugenza gutara gutaha nta kindi ariko yagiye jasi umuntu yamuririmbira ya ndirimbo ngo yesenda yihararutse misemo nde
mu ijoro ryo ku itariki 18 dore ibyo Uwiteka yambwiye. Noneho rero yarambwiye ngo mu gihugu cy'iwanyu murimo kumva ngo abantu imitima yabo yirirwirira ifite agahinda ngo bakumbuye gukora amateraniro. Nuko yambwiye ngo bakomeye gukora iki? Amateraniro. Ngo nk'Imana rero ngiye kubaha igihe cyo kugenza gute? Cyo guterana. Ngiye kongera kubatangariza ikindi kintu yanyeretse gutya, naribyo ntababwira n'amashusho yanyereka. Ababwiriza benshi bakoreye Imana mu gihugu cy'u Rwanda bataryarya bazarokoka. Ni nabo muri ibyo biterane bazaba bafite ijambo rikomeye cyane, aribo bayobora abantu. Mutekereze ko byageze ubwo hari ahantu henshi cyane bashenye amazu bigiza bavuga ngo igihe kirageze kugira ngo ya Mana yacu noneho tuyisenge ntawe uduhagaze hejuru. Naranditse ndaruha. Numugo byumva? Nabyandikaga wowe wisinzire nta nubwo nabizi. Biribwa ngo umwe azajya ngo ndagenza asiga. Naranditse ndaruha. Mbega harahirwa uzaba muri ubwo bubyutse kugeza ubwo nabwiwe ngo murabiva neza na leta izakangarana no kubona uburyo abantu bazaba bisengera Imana ngo kuko ari Uwiteka uzaba uhagurukije ububyutse bwe. Murimo kumva icyo kintu? Ababwiriza bumiwe bavuga ngo tubonye gukora kw'iki? Kw'Imana. Tubonye gukora kw'Imana. Mbega Imana y'igitangaza. Nabonaga abagore bahetse abana murimo kumva bakicara ibingibi twikoza muri groupe isaha imwe n'igice tukaba twarambiwe. Muranyumva neza? Bahera mu gitondo bikarinda rirenga bicaye bavuga ngo ya nimwongere mutubwire amagambo y'iki? Y'Imana kuko turayakeneye. Nabwo amagambo akomeye ngo ntabwo leta izongera kwivanga mu by'idini, ntizongera kwivanga mu bibazo by'abanyabyaha n'Imana, nayo izarushwa imbaraga n'Imana kuko ariyo izaba yihagurukirije umurimo wayo. Murabyumva? Nta jwi na rimwe ry'abahagaritse amasengesho bagahagarika ibyumba by'amasengesho bagahagarika udusozi basengeragaho bagafunga isengero turimo kugendana rizaba rigishoboye kugira ijambo na rimwe rivuga kuko yose azaba acecekeye ahantu. Niba ari kuzimu ntumbaze, niba ari muri gereza ntumbaze, gusa narabwiwe ngo nta jwi rizongera kubangamira ikijyanye n'imisengere. Abantu bazagira umudendezo bagarukira Imana ku buryo bizatangaza isi nzima. Nanjye ubwanjye warimo kubibona naratangaye cyane. Naratangaye cyane aho abantu bazakora ibiterane biva mu gitondo rikarinda riminuka n'abana batariye inzara bafite nta n'abantu bumva inzara ahubwo kubwo kuvuga ngo igihe twabujijwe gusenga Imana yacu kirageze kugira ngo noneho tuyihe icyubahiro. Abantu barabumva yenda ari ibintu mbona nkabwira Imana ihutishe tugire vuba, niba ari inkozi z'ibibi vana ingegera mu nzira twikorera umurimo wawe. Murimo kumva? Murankurikira? Icyambabaje ni kimwe, nuko hari bamwe mu babwiriza ntigeze mbonamo kandi nabonye benshi. Ndahana umuburo kubazumva aya magambo, abayobozi bo mu turere dukurikira. Akarere ka Ruhango niko kambere, aka kabiri ni aka Nyanza, aka gatatu ni aka Muhanga, aka kane ni aka Huye, aka gatanu ni aka Kamonyi. Ngo mwitonde mubitse abantu mutazi. Hari Uwiteka afite ubwoko bw'Imana bwinshi cyane, ibi bibakinisha kubukorera bamenye ko Imana ibareba iriteguye kubarengera vuba vuba, bategereze bihangana. Mana ntigibeshye. Murabyumva? Ruhango yabaye santre iteye ubwoba amahanga yose yatangariye. Murabiva neza kubw'ibiterane by'imbaraga byahaberaga.
nasubijwe inyuma ngo banza wibuke kwa Yezu nyiri mu bantu bahateraniraga ukuntu bangana. Ibuka abaterera beraga ku gasozi k'imugejuru abantu bavuye mu gihugu cyose baza baterana ati turiya n'utuntu toto. Meya w'akarere ka Ruhango ashaka yitonde aho hantu ni mu butaka butagatifu. Muranyumva neza? Ahitondere niba hari n'ibibi yakoreraga abantu ba atangira atuze, kuko ako ngako niko karere kagiye kwakira abantu bavuye imihanda yose. Kugira ngo sinjya gusoza nimbabwiye birahagije. Twigire ku by'Abanyamerika, turazenguruka. Iriya ntambara murimo kubona Kongo turimo kugendana irimo kudutegurira ibyo ndimo kubabwira, kuko ntabwo izaguma hariya, irambuka. Kandi niyambuka, muranyumva neza, zatangire muzinga ibikapu, ntabwo izatinda. Ariko kariya karere izasiga igakubuyemo inkozi z'ibibi. Mu bihugu bya East Africa hagiye kubera ibintu batazi, kandi kubera kwakira Abanyamerika. Wari wakira intama nijoro ikakubana idu, yaragize igahita kurya ikakurangiza. Ntabwo bazi ubwoko bakiriye hariya, ababukoreye, ababushigikiye, abatabashyigikiye. Igiye kuberaho inyamaswa zamutse ivuye mu butaka. Umujinya ifite kubwo gutsindwa muri Irani hariya nababwiraga, itsindwa munuza muri Ukraine. Uwo mujinya wose igiye kusuka hariya, hago umuntu uzayihagarara imbere. Jesa aho ndeba, ahubwo ndirebera ngo nyuma yaho Imana ifitiye gahunda. Imana izadufashe, izaduhe kuba mu bakozi bayikorera. Hariya ngo ntuzi kuvuga ari amagambo Uwiteka yambwiye ndumirwa. Arambwira ngo mbwira abantu bo muri groupe amateka bamaze iminsi biga kubyo abantu Imana yahagurukije Aburahamu, Isaka, Yakobo na Yozefu, bagafunga umunwa ntibavuge, ngo igihe cyari kigeze ngo mufungure ako kanwa kanyu mutangire muvuge. Biratangaje kuba mufite amatelefone azi kurikodinga, akaba nta muntu n'uyu ku isi urumva ijwi ryanyu rivuga, kandi mushoboye kugira icyo mwakorera. Wananiwe no gufata igitabo ngo usome urikodinge wohereze ku rubuga? Warananiwe? Byarakunaniye? Ubu ushobora gutegura icyigisho cyaba icy'imirire, cyaba icyo gutsindishirizwa, yaba ari amateka, uko ubyumva ukagerageza kuvuga. Kuko muri iyi si numvise amagambo avuga ngo muri iyi si buriya nimwigaye ubuke. Muranyumva? Nimwigaye ubuke, nimwigaye ngo nimushoboye. Hari umuntu uzanezezwa n'ijwi rya madamu wanjye, hari n'umuntu uzumva ijwi rya Sara bari ryo rimukangura, hari uzumva ijwi ry'umudamu atanaza avuga ati yabawe noneho ndasigaye, ijwi rya Baresi ntacyo rimubwira, rya Jasi ntacyo rimubwira, rya mwarimu anarya ngo urunuka. Turimo kugendana, ariko ry'umudamu wa ntuza wa Eliyazari avuga ati umva noneho mvuye kwizima. Ariko ngo Imana irashaka ko twese tugira icyo dukora mu ntuza mu murimo wayo. Nimwakira amagambo y'Uwiteka, kandi ubwo soreje aho Uwiteka duhana umugisha mu izina rya Yesu.